Inshuti bakunzi bacu mwiriweho, nanone ndabaramukije mbifuriza ibyiza byinshi. Uyu mwanya tugiye kubagezaho amwe mu mateka yaranze urutare rwa Ndaba. Urutare rumanukaho amazi rwa Ndaba ruri ku muhanda Muhanga Karongi, rukaba ruri ku birometero 20 uvuye mu mujyi wa Karongi uza i Muhanga. Bavuga ko ngo rwitiriwe umugabo Ndaba wazize gukunda ubuki. Abaturage baruturiye urwo rutare barimo n'abajya bacurangira abakerarugendo bahatembereye baje kureba ubwiza nyaburanga bwarwo. Batangarije ikinyamakuru cyacu urwo rutare rwa metero 100 z'ubujyakuzimu bifitanye isano n'izina ry'umugabo witwaga Ndaba. Umusaza Sekamana ukeka ko yaba afite imyaka 84 yavuze ko Ndaba ari izina ry'umuntu witiriwe urwo rutare ubwo uwo mugabo yajyanaga na bagenzi be guhakura ubuki bwabaga mu mwobo wari mu cyeragati cy'urwo rutare, maze mbere yo guhakura ubwo buki bamuzirika umugozi muremure mu nda baramumanura. Bamufashe ageze aho ubuki bwari buri atangira guhakura, ariko agahakura yirira. Bagenzi be bati ese Ndaba ibyo guhakura bigeze he? Ndaba nawe ati ntimugire ikibazo ndi guhakura ndabazanira ubuki. Ndaba akomeza guhakura ubuki yirira. Abo hejuru bamaze kurambirwa ubwo Ndaba yari amaze guhaga bati ese Ndaba uratuzanira ku buki cyangwa? Ndaba ati reka da, ubuki nabuhebye. Barungurutse Ndaba basanga ari gukomba intoki yahaze ubuki. Baba barekuye umugozi Ndaba aramanuka no hasi ngo po. Sekamana yavugaga nk'inararibonye. Ni nabyo umwana witwa Samuel ucuranga iningiri, igicurangisho gakondo cya muzika, yacuranze mu njyana ye n'iningiri. Bamubajije niba yari yarabyize mu ishuri, yavuze ko ari ibyo agenda yumvana abasheshe akanguhe abana nabo. Abaganiriye n'iki kinyamakuru basoje bavuga ko Ndaba yazize inda mbi no kutuzuza inama yari yagiranye na bagenzi be. Muri abo bose nta wari uzi imyaka Ndaba yapfuye afite, gusa urwo rutare rumaze igihe kitari gito ruzwi ndetse runasurwa na ba mukerarugendo batandukanye. Ngaho mwumve amaherezo y'inda mbi yaranze uyu mugabo witwaga Ndaba.